kuko hari ababa biteze ko tumwara, hari ababa biteze ko duseba, hari ababa biteze bavuga ngo tuzareba ibyabo, ibyo bagiyemo, ibyo biyemeje. Ariko mbatangarize ngo iyo uhagaze mu murongo neza, iyo ugeze ari zigukoze uri mu kazi, ubona birangiye dosiye kukwirukana ibaye, ariko ku munota wa nyuma iritamura n'ukuri kw'Imana iravuga ngo humura ntabwo umwaye, ahubwo akazi kawura gakomera. Ubwo iyo nyanja Satani yashakaga kuyigwamo, ariko Yesu aravuze ngo aturishije inyanja wari uhagazemo, aturishije inyanja y'ideni wari ufite, aturishije inyanja y'ibibazo wari ufite. Ayo umuyaga ucyaye kuko atawucyahise wakogwa n'isoni, wamwara, waseba, ariko Yesu acyashyuye umuyaga wari imbere y'amaso yawe. Yesu akeneye kumukangura, Yesu akeneye kumubwira, Yesu akeneye kuvugana nawe, Yesu akeneye kumubwira agahinda kawe. Yesu mbabwire ngo Yesu aje mu byawe, Yesu aje mu mubabaro wawe, Yesu aje mu gahinda kawe, Yesu aje mu madeni yawe, Yesu aje mu bukode bwawe. Ndikumva ijwi rimbwira ngo niko kuri, ijambo ryawe n'umutabazi, ijambo ryawe n'ubuhanuzi bukomeye. Sengeye umuntu wese uteze amatwi kumvira ijambo, ikibazo yari afite, umubabaro yari arimo, agahinda yari arimo. Twongeye kubasuhuza. Imana ibarinda aho muri hose, mu Rwanda, ahatandukanye, hanze y'igihugu, i Burayi, muri Amerika, muri Canada. Mwese muradukunda, mukande komenti, subscribe kuri iyi channel, like, kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro n'abandi babibone, kuko tukora ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ubuhamya muri ubwo buryo. Imana rero reka tubasuhuze kandi tubishimira uburyo mudukurikira igihe cyose. Reka twakire umukozi w'Imana, ntago ari bwo bwa mbere tumwakire kuri channel, kuko ni Tuyisenge Official. Reka twibwire. Yesu nashimwe cyane bantu b'Imana. Ngarutse kuri Tuyisenge Official kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tubaye ikaze rero, ubuhamya, ibiganiro, ibintu byose birahaca. Rero tubaye ikaze, turi kumwe kandi si ubwa mbere, n'ubundi turakomeza turi kumwe. Abankurikirana kuri iyo Tuyisenge Official ni karibu kandi muhawe ikaze, mugubwe neza, Imana ibahumugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Ngo ni Tuyisenge Official, n'ubundi yitwa Tuyisenge, ni channel yawe? Mukozi w'Imana, kuki washinze channel kandi uri umukozi w'Imana? Wenda numvaga ko umukozi w'Imana yajya abwiriza gusa ariko adashinze channel. Ubundi byaje gute kugira ngo ube wakwisanga ku ma YouTube cyangwa ku social media? Gushinga channel nta kindi ngamije, kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, no kugira ngo abari kure no hirya bumve ijambo ry'Imana baryumve. Icyo nicyo kintu ngambiriye. Hanyuma ikindi no kwacishaho ubuhamya n'ibintu byose bitunganya ubugingo bwacu kugira ngo tuzabane n'Imana. Nicyo kintu ngambiriye, niyo ntego y'igicano ya Tuyisenge. Yego. Ibitafite umumaro ntabwo bizahaca. Ibiganiro bindi bitari by'ijambo ry'Imana ntabwo bizigera. Ibidafite ijambo ry'Imana, ibitari bindi ntabwo bizigera bihaca, ahubwo ikihaca ryose ni ijambo ry'Imana, ni ibyungura ubugingo kugira ngo dukomeze muri uru rugendo. Hari abaza kuri izi channel cyangwa kuri social media bashaka kugira ngo babone amafaranga, cyangwa niba ugiye kubwiriza kuri channel akaba akeneye amafaranga cyangwa ibihembo. Wowe mukozi w'Imana, wenda simbizi, watubwira iyo mpamvu, niba wenda ukeneye amafaranga kuri channel cyangwa ku ma social media, cyangwa ni umurimo w'Imana ukuri imbere kugira ngo abantu benshi cyane bakizwe? Icyambere cyo amafaranga nyabonye nabyo byaba byiza, ariko ntanayabonye, icyambere nuko nakwamamaza ubutumwa bwa Kristo, kuko niyo ntanayabona n'ubundi isanzwe Imana isanzwe ingirira neza, iranayama. Kuri social media byashoboka ko wayabona, ariko utanayabonye, ntanayabonye, ntacyo bintwaye, kuko icyo nakora nuko mba namamaje Kristo, abantu bose bakumva ubutumwa bwiza. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Rero
murabyumva rero abadukurikira kandi abakurikira Tuyisenge Official ni channel ibagezaho ubutumwa bwiza. Mudukurikire mukanda subscribe, ikiganiro cyacu mugikandeho like kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana busesekare cyangwa bujya ahantu heshi cyane ku isi yose, kuko nicyo umurimo w'Imana cyangwa nicyo Imana yamutoranirije kugira ngo avugwe ubutumwa. Reka tumusabe rero adusengera Imana, noneho tumuhe karibu atubwire iki Imana yamuhaye yamushyize ku mutima. Urakoze Mana mu izina rya Yesu, urakoze kubw'umwanya uduhaye kuganira ku ijambo ryawe. Urakoze ko ari wo duhaye umwanya kandi ukaba duhaye aya manota aya masegonda yo kuganira ku ijambo ryawe. Abaduteze amatwi, abagiye kumva ijambo ryawe, bose ubaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Karibu rero. Murakoze cyane kandi twishimiye kubana namwe kuri channel Tuyisenge Official. Abadukurikirana, abatwandikira, abaduhamagara, abadukorera comment na like, bose Imana y'amahoro ibaha umugisha. Abadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kandi nibyo bikwiriye, nta bindi twasabye, nta bindi turimo uretse kwamamaza Kristo, hanyuma abatamuzi bakamumenya, n'abamumenye kandi nabwo bakongera kumva kugira neza kw'Imana. Turabashimiye rero, Yesu abaha umugisha kandi turabakunda cyane. Hanyuma nababwiraga ngo nimuhumure, Yesu aracyahari kandi Yesu aracyafite gukora, kuko ibyagambiriye gukora birahari. Imana itugirire neza. Hanyuma merutse kubwira abantu, ndababwira ngo buriya Yesu ataguhagazeho wakogwa n'isoni. Yesu ataguhagazeho isoni zagukora, ariko dushimiye Yesu ujya uturinda gukogwa n'isoni. Dushimiye Yesu ujya uturinda kumwara, kuko hari ababa biteze ko tumwara, hari ababa biteze ko duseba, hari ababa biteze bavuga ngo tuzareba ibyabo, ibyo bagiyemo, ibyo biyemeje. Ariko mbatangarize ngo iyo uhagaze mu murongo neza, iyo uhagaze mu gakiza neza, iyo uri kumwe na Kristo neza, ni ukuri Imana igikurinda gukogwa n'isoni. Yesu ajya kurinda ikimwaro, Yesu ajya kurinda guseba, nubwo ababa babyiteza ari benshi. Ariko ngo utangarize wo nyumva, humura nta guseba guhari, humura nta kimwaro gihari, humura iby'abantu bagutegereje kuzamwara ntibazabibona, ahubwo dutegereje Yesu ko ari we uzadukuraho gukogwa n'isoni. Muzi ukuntu Yesaya yanditse ijambo rikomeye 50 Yesaya 7, yaravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, avuga ngo nicyo gituma namwara, ngo nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare, kuko nzi ko nazakogwa n'isoni. Ngutangarize unyumva, ngutangarize wowe ndeza amatwi, ibyagatumye dukogwa n'isoni birahari, ibyagatumye tumwara birahari, ibyagatumye turindagira birahari. Ariko Yesu ajya dukuraho ibituma dukogwa n'isoni, Yesu ajya dukuraho ibituma tumwara, kuko atabikuyeho wamwara ukamera nk'abandi. Yesu atabikuyeho wasebera muri karitsiye utuyemo, ariko Yesu ahabwa icyubahiro ujye udukuraho kumwara ndetse no gukogwa n'isoni. Kandi nawe urabizi ko yigeze abigukuraho, yigeze agukuraho kumwara, yigeze agukuraho gukogwa n'isoni, yigeze agukuraho gushungerwa. Si ubwa mbere abikoze, si ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, ahubwo asanzwe adukuraho kumwara, asanzwe adukuraho gukogwa n'isoni. Rero abo Yesu yagiye akuraho gukogwa n'isoni, mujye mupfukama mushime, muvuga ngo Yesu wakoze. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Hari igihe zari zigukoze uri mu kazi, ubona birangiye dosiye kukwirukana ibaye, ariko ku munota wa nyuma iritamura n'ukuri kw'Imana, iravuga ngo humura ntabwo umwaye, ahubwo akazi kawura gakomera. Ubwo se ntabwo ubizi, hari igihe yigeze gukura gukogwa n'isoni, ubwo ideni ryari rikomeye, uzi ko bagiye kuko tuzi ko wakumwaye, iritamura ideni ririshyurwa. Ubwo se wayishinjeke? Yesu atakubaye hafi, wakogwa n'isoni. Reka dusome ijambo ritoya turisengeremo, kandi humure. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura, ntabwo isoni zizagukora. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura, ntabwo isoni zizagukora, ntabwo uzigera umwara, ntabwo uzigera useba. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura, ntabwo uzamwara, ntabwo uzaseba. Abagutegereje kuzamwara ubabwire ngo mumwaye ari mwebwe, kuko Yesu ntabwo azagukoza isoni. Wa mubyeyi unteze amatwi, wa mukobwa unteze amatwi, wa mugabo unteze amatwi, wa musore unteze amatwi, humura, Imana igukuyeho gukogwa n'iki? N'isoni. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko ibice 4, hanyuma turasoma umurongo wa 39.
haravuze ngo yari asinziriye ajyanye ibwerekeza, yiseguye umusego, baramukangura baramubaza bati mwami, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba, ntimurizera? Ndagira ngo tuganire kuri iryo jambo. Haleluya, haleluya. Ngo yari asinziriye ngo ajyanye ibwerekeza, ngo ariko nubwo yari asinziriye, umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo Yesu ajya asinzira, kuko aramutse asinziye n'isegonda rimwe Satani yaturangiza, yatumena umutwe, twarangira twese twashira. Ariko Yesu ntabwo ajya asinzira. Ariko ngo ari muri ubu bwato, ngo kuko yari asaba abigishwa ngo nibambuke bagende, kuko umutwe w'amagambo ngo Yesu aturisha iki? Inyanja. Mbwira mugenzi wa mwegeranye, umubwire ngo Yesu aturishije inyanja yari ikwegereye. Hari inyanja y'amagambo wari urimo, hari inyanja y'urusaku wari urimo, hari inyanja y'amagambo y'imiryango wari urimo, ariko Yesu aturishije inyanja yari ikwegereye. Iyo nyanja Satani yashakaga kuyigwamo, ariko Yesu aravuze ngo aturishije inyanja wari uhagazemo, aturishije inyanja y'ideni wari ufite, aturishije inyanja y'ibibazo wari ufite, aturishije inyanja y'ubushomeri wari urimo, aturishije inyanja y'ibyakugenzaga, aturishije inyanja y'abarozi bari baguhagaze. Wamvugiye ngo amen. Bibiri ivuze ijambo rikomeye ngo abigishwa bambuka ubwato, ngo bari mu bwato bageze mu nyanja hagati, ngo Yesu yari arimo. Birashoboka ko wageragezwa, Yesu muri kumwe. Birashoboka ko wagwana, Yesu muri kumwe. Birashoboka ko ibibazo wabibamo kandi Yesu muri kumwe, kugira ngo arebe uko ubyitwaramo n'uko ubyifatamo. Ayi Yesu we, ndagutangarije aho wari muri ibyo byose, nubwo uri muri izo ntambara, ariko Yesu arahari muri kumwe. Bibiri iravuze ngo nuko yari aryamye, ngo ibyerekeza yiseguye agasego ngo yisinziriye. Ariko ngo ari muri ubwo bwato, ngo nuko ishuheri n'inyanja byose birahinduka, ngo abigishwa be bari muri iyo nyanja, ngo biyeranje uburyo bikura muri icyo kibazo. Erega ikibazo cyose iyo kije, wiyeranje uburyo bwose ukikuramo. Ariko hari icyo utikuramo ugagikurwamo na Yesu wenyine. Birango bwerekeza yerekeza ibwerekeza, ngo inyanja irihinduriza, ngo abigishwa bagerageza kwigwanaho. Bibagirwa ari ibigerageza ubamo, ukibagirwa ko Yesu muri kumwe, ukibagirwa ko Yesu mwigeze mugendana, ukibagirwa ko Yesu mwigeze mugira ute mukorana. Ariko wowe mutangariza uyu mwanya, humura Yesu arahari, humura Yesu muri kumwe. Uko bigenda kose Yesu ntabwo yabura. Imana yamuri tugire neza. Bibiliya ngo barangije, ngo bariyeranje birananirana. Wariyeranjije biranga, warigwaniriye biranga, ugerageza uburyo wacuruza nk'abandi biranga, ugerageza ushaka akazi biranga, ugerageza uko wapanga business biranga. Ariko Yesu aravuze ngo humura nubwo byanze, ukiyeranje bikanga. Uyu mwanya azanye ubundi buryo bwo kugira ngo byemere. Yesu azanye ubundi buryo. Bibiliya ngo bariyarangije byanze, ngo barangije baravuga ngo nta kindi kwakora, bibuka ko Yesu ari kumwe, ngo baragenda baramukangura, baravuga ngo mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa. Haleluya, Imana itugire neza. Ngo akangutse, Bibiliya avuga ngo acyaha inyanja n'umuyaga byose biratuza. Mukobwa unyumva, wongera ukangure Yesu. Mukobwa unyumva, wongera ukangure Yesu. Mugabo unyumva, mubyeyi unyumva, wongera ukangure Yesu yiteguye kumukangura. Erega hari ibintu Yesu abakeneye ko tumubwira. Hari uko umuntu yicara ngo Imana izabikora, hari uko umuntu yicara ngo Yesu ngo arabizi ibyanyu. Oya, Yesu akeneye kubumbura umunwa ukamubwira. Yesu akeneye ko bumbura umunwa ukavuga. Bibiliya ngo nuko ngo acyahinya baramukangura, ngo Yesu akangutse. Y'umunsi Yesu ashaka gukanguka, akagucyahira inyanja y'ubukene wari urimo, akagucyahira inyanja y'ibibazo wari uhagazemo. Yesu acyaha inyanja y'amadeni, Yesu acyaha umuyaga w'abarozi bakugose, Yesu acyaha inyanja ikugose
yose ayicyahe, ayikure imbere y'amaso yawe. Yesu acyahe inyanja yo kutemerwa, Yesu acyahe inyanja y'agasuzuguro, Yesu acyahe umuyaga uguhagaze imbere. Uyu muyaga ucyahe, kuko atawucyahe wakogwa n'isoni, wamwara, waseba, ariko Yesu acyashye uyu muyaga wari imbere y'amaso yawe. Reka twisengere. Kangura Yesu, nyemera dufatanye dukangure Yesu. Yesu akeneye kumukangura, Yesu akeneye kumubwira, Yesu akeneye kuvugana nawe, Yesu akeneye kumubwira agahinda kawe, Yesu akeneye ko umubwira umubabaro wawe, Yesu akeneye kumubwira ibikugoye, Yesu akeneye ko yumva ijambo riva mu mutima wawe, Yesu arakeneye ko umukangura. Bibiliya ngo akangutse ategeka inyanja, inyanja iratuza rwose. Acyaha umuyaga, umuyaga uratuza rwose. Uyu mwanya nkuzaniye ubuhanuzi bukomeye. Humura, akira igitangaza kuko inyanja iratuje, umuyaga uratuje. Humura utuze kuko ibyo byose arabicyashye. Arangije arabwira ngo arabitegereza, arababwira ngo niki kibateye iki ubwoba. Witega ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, witega ubwoba n'ibyo uri gucamo, witega ubwoba n'ibyo uri kubonesha amaso. Ahubwo Yesu aravuga ngo izere, umukangure, kuko aje gucyaha uwo muyaga, acyashye iyo nyanja. Ni wakira igitangaza kuko Yesu aravuze ngo agucyahe inyanja. Iyo Yesu aje ibintu birahinduka, iyo Yesu aje amateka arahinduka, iyo Yesu aje uburwayi burakira, iyo Yesu aje nukuri akazi karaboneka. Ndi kumva umutima wanjye ubwira ngo mbabwire ngo Yesu aje mu byawe, Yesu aje mu mubabaro wawe, Yesu aje mu gahinda kawe, Yesu aje mu madeni yawe, Yesu aje mu bukode bwawe. Ndi kumva ijwi rimbwira ngo wowe uneze amatwi, tuza, Yesu aje mu byawe. Yesu, haleluya, Yesu aje mu byawe, abyivanzemo, abihagazemo. Tuza umutima wawe kuko ibyawe Yesu abihagazemo. Zamura ukuboko kw'iburyo dusenge, ubwire ngo Yesu, nanjye nkimara kumvira ijambo, hagarara mu byanjye nanjye ubitunganye. Mana, turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe niko kuri, ijambo ryawe n'umutabazi, ijambo ryawe n'ubuhanuzi bukomeye. Sengeye umuntu wese uteze amatwi kumvira ijambo, ikibazo yari afite, umubabaro yari arimo, agahinda yari arimo, bihite bikemuka uyu mwanya. Imbaraga zawe zigaragare, kandi urakoze kunyumvishe wese, umugire neza kandi ukamuteye iteka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha umukozi w'Imana, twigishije ijambo rikomeye cyane. Urakoze cyane kuri Tuyisenge Official. Imana aho muri hose mukande subscribe kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro byiza cyane kandi byubaka, bitanga amavuta, birinda buri wese kugira ngo azahabwe ubugingo buhoraho. Murakoze cyane rero, mukande comment, like, byose kugira ngo tujye tubana ibiganiro byose byacu bijye bigera ahantu hose, n'abantu batayikanze bayikande. Icyo ni kigaragaza ko mudukunda kandi mukunda n'ijambo ry'Imana. Ngaho rero mudukunde, mukora ibyo ngibyo. Niba urebye, nubwo wareba iminota mikeya, kanda like na comment na subscribe. Nibyo tubasaba rwose, mudufashe, dufashanye, dukore umurimo w'Imana turi kumwe kandi dufatanyije. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka, tuzongere ubutaha. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.